aramugisha aramubwira ngo utaza guceceka, utaza gutinya abanzi bawe, utaza kugira ubwoba, uze gutinyuka uvuge, uze ubabwiza ukuri, kubera kuri kumwe na nyiri ijambo, uri kumwe n'umugabo utajya uneshwa, uri kumwe n'umugabo udatinya, uri kumwe n'umugabo udahangarwa, uri kumwe n'umugabo wanesheje, uri kumwe n'umugabo watsinze, uri kumwe n'umunyabigango. Amaboko yiwe ni magari, amaboko yiwe arashoboye, amaboko yiwe aratangaje, amaboko yiwe ateye ubwoba, amaboko yiwe arakiza, amaboko yiwe aramwa tarasibosi taragode menefotayi. Imana yacu nihimbazwe. Bakugiriye nabi, Imana irabibona, birayibabaza, none biyikoze ku mutima, bitumye Imana ihaguruka ubwayo, kubera ko itagikangwa, kubera ko itagitinya. Mu bibazo byawe ntitinya, bakwanze ntagutinya, ababyeyi bakuveho ntitinya, inshuti zigutaye ntitinya, abantu ariko kubera ko Imana iri mu kazi kayo, Imana ije gukora ikinyuranyo. Imana itugire neza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ndabasuhuje abadukurikiye, ndabasuhuje abatwumva muri mu Rwanda ndetse no hanze. Mbifurije amahoro y'Imana, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nongeye kubasuhuza muri aya masaha tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana, kandi mbasabiye umugisha w'Imana kubwo kudutega amatwi no kudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi irushaho kubaganza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ijambo mugiye kugezwaho na Nizeyimana Ezekiel. Kandi uyu mwanya ndakurarikira cyangwa se ndagukangurira kongera kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ryongera gutuma umuntu yongera gukomera, agakomeza urugendo. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe kandi dushyigikire, idukomeze, amaboko yayo ayatwerekezeho kugira ngo gahunda zose zigende neza. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, integuro yawe ni nziza kandi gukora kwawe kuratangaje. Uyu mwanya sengeye abantu bose bagiye gukurikirana iri jambo, kandi nsengeye umuntu wese ugiye kuritega amatwi kugira ngo umugirire neza, umwiyereke, umurwanirire, umubere Imana, kandi ibyo agushakaho kubwo kugukurikirana no kugucira bugufi aze kubironka, kandi amahoro yawe utanga aze kugera kuri buri muntu wese ugiye guca bugufi muri uyu mwanya agakurikiranira ijambo. Sabiye umugisha abantu bose bama badukurikira, kandi sabiye umugisha abantu bose bama badutega amatwi kugira ngo bahereze umugisha, abafite ibibazo birangize, abafite uburwayi bukureho, kandi urusheho kwamamara haba mu Rwanda, mu Burundi, mu bihugu bitandukanye birimo abantu badutega amatwi. Ndagira ngo aho hose uhagere kandi urusheho kubahereza umugisha. Turasenze cyane dusaba amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kongo, kugira ngo Imana irusheho kuhagenderera kandi no gukora ibitangaza. Ubahereze ubwenge, ubahereze gushishoza, ubahereze kugira icyo bakora mu gihe nk'iki kiruhije kandi mu gihe nk'iki kibagoye. Urakoze, urakarama rero, bana natwe kandi udushyigikire. Izina ryawe rirusheho kwamamara mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni ibice 18. Turasoma ku murongo wa 9 ndetse no wa 10. Twumve iryo jambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo ajya i Korinto, umwami Yesu amubonekerayo. 9 haravuga ngo maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka. 10 nuko kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Imana itugirire neza. Uyu mwanya twize ijambo ry'Imana rivuga
kuri uyu mugabo Pawulo Imana cyangwa se umwana w'Imana mubonekera igihe yari ari mu gihugu cyangwa se igihe byari bikomeye ari mu nzu y'imbohe. Birashoboka ko muri iyi minsi akazi urimo gafite ibibazo. Mu rugo rwawe muri iyi minsi ufite ibibazo. Mu bavandimwe bawe muri iyi minsi ufite ibibazo. Aho ugenda muri iyi minsi ufite ibibazo. Ntambara ni nyinshi ku buzima bwawe kubera ko ufite ibibazo. Ariko uyu munsi Yesu aritegereje, arakurebye, arakwibutse, asanga ibibazo uri kurwana. Aravuze ngo we guterwa ubwoba n'ibibazo uri mu rwano uyu munsi. We guterwa ubwoba n'intambara uri kunyuramo, kubera ko Imana yacu, Imana iri mu kazi uyu munsi kandi Imana iri gukora. Imana itugirire neza. Ngo yitegereza Pawulo aramubwira ngo we guceceka, talasi de nome fostai ta kontai gro. Amwitegereje abona ashobora kuza guceceka, ariko Bibiliya ivuga ngo Pawulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe, bitegereza aho bari ntibagira ubwoba. Aho bari yinjiye hari ahantu hatuma nta kintu bashobora gukora, hari ahantu badashobora kwinyagambura. Ngo ariko ngo bo ubwabo uko bari batatu buzura imbaraga z'Imana batangira kuririmba, buzura imbaraga z'Imana batangira kuvuga. Imana itugire neza. Biragusaba mu kibazo urimo, mu ntambaro uri kurwana nazo, ntabwo ukwiriye guceceka, ahubwo ukwiriye kuvuga Imana, ukwiriye kuvuga Kristo. Imana itugire neza. Yesu ngabonekera Pawulo. Imana itugire neza. Uyu munsi Yesu akubonekere, uyu munsi Yesu akuganirize, uyu munsi Yesu agusure mu kibazo urimo, mu ntambaro uri kurwana. Yesu agusure. Haleluya! Yesu akurwanirire. Yesu yongere kukubaka bundi bushasha, kubera ko Yesu ntakanzwe n'ibibazo. Yesu ntabwo akanzwe n'intambara. Ntambara uri kurwana Yesu arazizi, ntambara uri kurwana yarazibonye. Abakurwanya ni benshi, batoza umurongo, baje ku buzima bwawe, baje kukurwanya, baje kuguhirikira ibyo wakoraga, baje kugukuza mu kazi, baje kugushwanisha n'umudamu, baje kugushwanisha n'umugabo. Hayiwe, ariko ndagira nkubwire ngo Yesu yongeye kukubonekera, Yesu yongeye kugusura, Yesu yongeye Yesu yongeye kugutemerera, kubera ko aje kugukura mu menyo y'abasetsi. Imana itugire neza. Ngo arakwitegereje, araje kugira ngo agusure kandi yongere kukuganiriza. Imana itugire neza. Ararebye asanga ikibazo urimo ntabwo wabasha kukirwana. Ararebye asanga abakuvuze ntabwo wabasha kwihangana kubera ko bakuvuze. Ararebye asanga akazi wakoraga bakugukuyemo ntiwabasha kwiha, nta nubwo wabyakira. Ariko najya nkubwire ngo Yesu akuremeye akandi kazi kihumura. Imana itugire neza. Haleluya! Imana iri mu kazi, iri gukora, iri gutuma hari abantu bacanganyukirwa, iri gutuma ibyo bari bapanze bitagerwaho, iri gutuma ibyo bashakaga ko bisozwa bidasozwa. Ahubwo Imana ciye inzira zayo, irashaka gukora, irashaka kwigaragaza, irashaka kumwakura, irashaka gutuma hari imigambi Satani yari afite itaza gusohora, kugira ngo imigambi y'Imana yongere gusohora ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Yesu ngo yitegereza Pawulo, ngo arangije aramubwira ngo utaza guceceka, utaza gutinya abanzi bawe, utaza kugira ubwoba, uze gutinyuka uvuge, uze ubabwize ukuri, kubera ko uri kumwe na nyiri ijambo, uri kumwe n'umugabo utajya uneshwa, uri kumwe n'umugabo udatinya, uri kumwe n'umugabo udahangarwa, uri kumwe n'umugabo wanesheje, uri kumwe n'umugabo watsinze, uri kumwe n'umunyabigango. Amaboko yiwe ni magari, amaboko yiwe arashoboye, amaboko yiwe aratangaje, amaboko yiwe ateye ubwoba, amaboko yiwe arakiza, amaboko yiwe aramwa. Tarasibosi taragode menefotayi. Imana yacu nihimbazwe. Amaboko yiwe ni magari. Imana itugire neza. Ngo Imana ibwira Pawulo ibinyujije muri Yesu Kristo, iramubwira ngo ntutinye,
nubwo baguhagurukiye ntutinye, nubwo bakurwanishe ntutinye, nubwo bakurebye igitsure ntutinye, kubera ko muri uwo mudugudu Imana ifitemo abantu benshi bo kukuvuganira, Imana ifitemo abantu benshi bo kukurenganura, Imana ifitemo abantu benshi bazakugaburira, Imana ifitemo abantu benshi bazagendana nawe, Imana ifitemo abantu benshi bazagusura bakagukomeza. Tarasibo sita kontaje. Imana itugire neza. Yesu ngabwira Pawulo, aramubwira ngo ntutinye, nawe mu kibazo urimo ntutinye, nawe mu rugamba urimo ntutinye, mu ntambaro uri kurwana ntutinye, abantu baguhagurukiye ntutinye, abanzi bawe baje ntutinye, ariwe kuko Imana yiteguye kukurwanira kandi ikakugirira neza. Imana itugirire neza. Nubwo bakubwiye ngo ibyawe barabifashe, ariko nagira nkubwira, hari Imana ibibakuye mu maboko, hari Imana ije kubakura mu maboko ibyawe, hari Imana iguciriye inzira, hari Imana ihagurutse y'ubwayo irihagurukiye, ntabwo itumye, nta n'uwibwiye, y'ubwayo irihagurukiye ije kukugirira neza. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Bakugiriye nabi, Imana irabibona, birayibabaza, none biyikoze ku mutima, bitumye Imana ihaguruka ubwayo, kubera ko itagikangwa, kubera ko itagitinya. Mu bibazo byawe ntitinya, bakwanze ntabwo itinya, ababyeyi bakuveho ntitinya, inshuti zigutaye ntitinya, abantu ariko kubera ko Imana iri mu kazi kayo, Imana ije gukora ikinyuranyo. Imana itugire neza. Ngo baribeshya ngo bafashe Pawulo na Sila, ngo bamaze kubafata babajugunya mu nzu y'imbohe, ngo bari bazi ko bazapfirayo cyangwa bakabagira uko bashaka, ariko Yesu ngabonekera Pawulo, aramubonekera. Uyu munsi Yesu akubonekere, uyu munsi Yesu akugirire neza, uyu munsi Yesu agira ibyo akora, uyu munsi Yesu agira ibyo akemura, abikemura ku mugabo wawe, abikemura mu muryango, abikemura ku bana, abikemura ku mugore, abikemura muri quartier. Yesu atanga ihumure, Yesu atanga ituze, Yesu abikore kugira ngo abatumaga ibyawe bitabohorwa byongere kubohorwa. Imana itugire neza. Imana yongere kuturengera. Hari ibyo Imana ikora itarinze kugisha inama, hari ibyo Imana ikora itarinze kubaza mugenzi wawe, hari ibyo Imana ikora itarinze kubaza umugabo wawe. Nubwo yakwita sheri, nubwo yakwita shushu, ariko igihe kiragera akaguhinduka, ariko Imana ntabwo igiye duhinduka. Imana itugirire neza, Imana ituganze, Imana yongere gukora, Imana iboneke, Imana iseruke, Imana Yesu nahimbazwe. Iyo Yesu aje gukora, aza gukora kugira ngo anyuranye inzira z'abanzi bawe, aza gukora kugira ngo akureho ibyo abantu bamenyereye. Hari ibyo bamenyereye, hari ibyo bavuze, hari n'ibyo bubatse, ariko ibyo bubatse Yesu azabisenye kugira ngo uhabwe agaciro, kugira ngo ugirirwe neza, kugira ngo amaboko y'Imana abantu babone ko ari magari, kugira ngo amaboko y'Imana abantu babone ko ari gukora, kugira ngo amaboko y'Imana abantu babone ko yaje. Tarasibo seta konta. Imana ishimwe, Imana ishimwe ije gusenya ibyo abantu bubatse bidafite umumaro. Baravuze ngo bazakugendaho kugeza igihe cyose ibyawe bitazahabwa agaciro, ariko Imana ibihaye agaciro. Imana itugirire neza. Pawulo ngo ntiyaceceka, Pawulo ntiyaterwa ubwoba, Pawulo ntiyatuza, ngo arangije aravuga, kubera ko yari kumwe n'umugabo, umugabo ukomeye, umugabo wanesheje, yagiye ikuzimu, ngo ari mu gituro, ngo aratuza. Hamaze gutuza, ngo marayika mu museke, ngo aramanuka, ngo amaze kumanuka, ngo abirindura igitare. Hamaze kucibirindura, ngo Yesu arangije avamo ari muzima, ngo arangije arazamuka, ngo ajye iburyo bwa Data, n'ubu ni muzima. Ngo icyo gihe nibwo abigishwa bahereye ko babona Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera yaramanutse, ngo aba hagati muri bo, aba hagati muri bo. Uri kumva uyu mwanya
muri wowe ushaka ko Imana igukorera iki? Urashaka ko Imana ibigenza gute? Gusaba kwawe, kwinginga kwawe uyu munsi biratuma hari ibyo Imana iri buhindure. Kandi ndagira ngo ubwire ngo nusaba wizeye icyo uri buze gusaba cyose Imana iri buze kugikora. Imana iri buze kukugirira neza. Imana iri buze gutuma hari ibintu biza kubakwa. Hari ibintu byari byarasenyutse ariko bisenyuka utabigizemo uruhare. Hari ibintu byari byaragiye ariko bigenda utabigizemo uruhare. Ariko ndagira ngo ubwire ibyo byari byarasenyutse uyu munsi Imana irashaka ko byubakwa. Ibintu byawe byari byaranyazwe uyu munsi Imana irashaka ko bigaruka. Agaciro kawe kari karatakaye Imana irashaka kugusubiza agaciro. Batambukaga batakuvugishije uyu munsi Imana iragira ngo bakugarukire, kubera ko imbaraga z'Imana zijya zibasha ibintu byose. Imbaraga z'Imana zijya zigarura ibyagiye. Imbaraga z'Imana zijya zubaka kandi zikubaka ibintu byose byari byarasenyutse. Imana itugire neza. Uyu munsi wa none Yesu aravuga ngo we guceceka. Yesu aravuga ngo we gutuza. Yesu aravuga ngo ongera umwibutse. Yesu aravuze ngo ari kumwe nawe. Yesu aravuze ngo araje. Yesu aravuze ngo ari mu ruhande rwawe. Yesu aravuga ngo araje kubaka akazi kari karasenyutse. Yesu aravuze ngo aguhaye kampani yawe bari baranyase. Yesu aravuze ngo nubwo wabonaga ibiteye ubwoba ariko aravuze ngo aturishije ibyo ngibyo. Yesu aravuze ngo tuza umutima wawe kuko warihagurukiye ubwe. Ufashe iki muri wowe wumvishe bimeze bite mu mutima wawe? Ese ugiye gucira bugufi Imana? Ese uri gusaba Imana iki? Uri kumva wowe ubwawe Imana yakora iki? Uri kumva wowe ubwawe Imana yakubaka iki? Ndagira ngo muri uyu mwanya turize imbere y'Imana, cire bugufi Imana, kubera ko tugiye gusenga. Ariko banza witegereze, ese tugiye gusenga, ugiye gusengera iki? Ugiye kubwira iki Imana? Ko Imana ivuze ngo we guceceka niyo mpamvu ije gukora, kubera ko wavuze, kubera ko wayitabaje, kubera ko wayihamagaye. Iyo umuntu ahamagaye Imana iramwumva. Iyo umuntu atabaje Imana iramutabaza. Iyo umuntu aciye bugufi Imana iramutabara, kubera ko ari ibyo Imana ishaka kugira ngo yongere gukora. Abantu nabo bongere kubona ko hari ibyo Imana yakoze. Imana itugire neza. Tugiye gusenga Imana, ariko ndagira ngo uyu mwanya ugire icyifuzo, usenge ubwira Imana uti Imana, hari ibyo Imana iminsi, hari ibyandambiye, hari ibyo nshaka gukora. Numara kwibwira ushyireho kwizera, Imana nayo irakumva kandi Imana iraza gukora kandi iragira ikirema kugira ngo izina ryawe ryamamare. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bawe bari baguteza amatwi muri uyu mwanya, ariko kubwira ijambo twumvishe turagira ngo abemeye guhinduka no kuguhindukirira ubahereshe imbaraga, ubahereze umugisha, ubarwanirire rwose kandi ubiyereke, ubabere Imana kandi umucyo wawe wongere kubarasira kugira ngo ijambo ryawe rirusheho kwamamara. Hari abari baratendebutse, hari abari baragiye kure, abo ngabo nubagaruse ukuboko kwawe kubugwaneza. Kandi muri uyu mwanya ijambo ryawe ryongere kugira aho ribakura. Hari abari barasenyutse basenyuwe n'abantu, hari abari baratendebutse batenebukishijwe n'abantu, ariko muri uyu mwanya gira ibyo wubaka. Hari abaruhijwe n'uburwayi, hari abaruhijwe n'umubiri. Uyu mwanya ibyo byose urabizi kandi nta kikunanira, urebera hose icyarimwe. Niyo mpamvu utabaje kugira ngo wemeye kumva kandi ntaceceke, akaguhamagara umwitabe rwose, umuhindurire. Kandi ibyo uhinduye ntibikongere kubabera urujijo, ahubwo ubagirire neza kugira ngo ijambo ryawe rirusheho kwamamara. Urakoze, urakarama, nubane natwe n'izina rya Yesu Kristo.